njyewe yanze amata kuri kwimana njyewe nkuremo ibere ngiye ngo nonse umwana umushyire ku munwa wakamwotsa umuwe n'amabere ugira ndateza cyamunara buri mitungo yawe yose ayo turabona turihanganira yo ngayo nitutabona ibyo ngibyo urayageza naraguye mu mwobo ubundi uyu muntu afite ubuzima James. Yes, boss. ufite ikihe kibazo Ujyanye n'iki boss? ese uratekereza wowe sobanura neza uratekereza Boss byagenze bite? byagenze gute uratinyuka wowe ugakora ibintu nka biri James ko narinzi ko uri umwana mwiza turera hano twari uburere bushoboka ndi gutujyanye ukaba umujura sobanurira James mbira iki kibazo ufite Boss yambu umujura mva nkubwire James ndagira nkubwire ko ibyo wakoze byose nabo mwagambanye nabo bose uyu munsi ari wo munsi wa nyuma James boss biri kuvuga ariko nta nubwo nzi ibyo ari byo kandi icyo utazi urafata ukajya gusinyira amafaranga angana kuriya mwarangiza mukagambana wo aya mafaranga yaragenewe abantu nta kintu kinjira hano leta itazi James ntabwo ushobora kwihanganira amakosa yawe nta nubwo ushobora kukwirengera James ni gute ufata amafaranga y'umushinga yagenewe kugenda agafasha abantu batishoboye ugasinyira miliyoni zingana kuriya James ariko boss ni gute nta n'ijambo mbere kuvuga wowe ni gute ushobora gufata amafaranga angana kuriya mukayiba mukayasinyira amafaranga akagenda ntagere ko yagenewe boss tukiba James boss icyo kintu sinagikora pe ntabwo wagikora nawe icyo kintu sinagikora pe miliyoni 50 wasinyiye zagiye he boss James boss nasinyiye kuri document ziturutse muri office yawe kandi nabikoze uko byakagombye kugenda muri office yanjye yes sir muri office yanjye niho wasinyiye document ziturutse yego James wara control neza ubona zira konti bashizeho amafaranga yageze James Shiri va bitise uze neza kabiri Shiri bite Shiri uvuye kwa muganga meze ute se kwa muganga byagenze bite ko mbona se umeze nkaho ukirwaye kwa muganga bakuvuye bakwitaye what's going on I'm fine ntabwo ndi kubona ko umeze neza nyine reka nkubwire ukuntu nyine kwa muganga bambwiye mfite ikibazo cya hemoglobine mu kuzibiro kandi ndarya ngo imbuto idodo ibishyimbo okay so bavuze ko ziri low right ibyitaho biriya none se umeze ute ubu ngubu umeze ute right now now I'm fine urumva uri birimo biraza
Nari gukumbuye cyane gukumbuye byatari bebe. Nani kumbuye ariko bagiye. Turabizi rero ntabwo biba byoroshye nagiye gushakisha to. Yeah. Sho maso rero tutakaze. Yeah, umunsi nari mfite akazi nubwo kantunguye ariko nibagiye gukubwira kubera stress no kwirukanka cyane. Ariko byagenze neza. Byagenze neza nubwo bitari byoroshye ariko byagenze neza to kigeze nuko ndi kukubona hano ngaha na nari gukumbuye Imana abizi yo maze akanya yo maze iminota yo maze hafi nisa ngo man. Oh no no la borukambuza buri wose ariko karanani no biba bigaragaza ko nishimye ko I'm so sorry baby and ukubwira ati yo maze isaha ntari kukubona numva ndi stress mu mutwe ariko iyo nkubonye mpita numva ibyishimo ngewe nkumva bese my strong data ariko je kunowe ntabwo mubeshya abana useka neza byata bagireka ko bebe ako bari wambaye neza okay thank you wambaye neza urabizi mu tuntu turi ready mu kontu reka nkuzanire and nyine girate mu bwenge shaka sikiye kumbwira ikira sikiye kumbwira iki koko asi game nkora na breaking news na new news You're welcome, baby. okay James wari umwizerwa hano wari umuntu nizeraga boss nano bariko ntago nari nzi ko wamemukira bingana kuri nase boss ko ngiye nakoze ibintu ko byakagombye gukorwa ibintu uri kumbwira mu byukuri ntabwo mamanye nawe ngiye nasinye amafaranga ndayohereza kuri account yagomba kujyaho nakoze inshingano zanjye izo account nta mafaranga yigeze ajyaho ntayo waracekinze neza urareba ubona yagezeho bose gutese ibyo ntabwo bishoboka James bose ibyo ntabwo bishoboka ngewe mfite proof y'uko ibyo bintu nabikoze ntabwo bishoboka ahubwo wowe nabo mwafatanyije boss nta muntu nigeze mfatanya nawe kwiba boss nta kintu na kimwe kikurengera wowe James iyi saha rero boss nzira y'amategeko boss nta mpamvu yo kwirirwa bigira muri izo nzu reka dukemure ikibazo duceke icyo kubikemura kindi ni ukubona ariya mafaranga nta kindi James ndashaka niba uzi ko ariya mafaranga ukiyafite boss niba harabayeho mistake mu kohereza amafaranga cyangwa bikagira ukundi bigenda ariko n'ayo mafaranga twayakurikirana tukagira uburyo dukurikirana hehe gute uko ko kuyakurikirana twayakurikirana uri mabuso uri gereza boss icyo kintu wikivuga rero reka nkubwire boss wivuga icyo kintu kubera yuko amafaranga boss nakoze icyo nagomba gukora James niba bitabaye ibyo ngibyo akikenewe n'amafaranga bitabaye ibyo utabonye amafaranga ndateza cyamunara buri mitungo yawe yose ayo turabona turihanganira yo ngayo boss baretse nitutabona ibyo ngibyo urayageza ayo mafaranga niba yaragiye afite uburyo yagiyemo reka dukurikirane ubwo buryo none tunatange n'ikirego uburyo turi mushinga kubwira nyine please sibyo nta kibazo nyine hari umushuti wanjye numva nyine mwinjya muganiriza witwa Kera yego nyine ntabwo uramubona ariko ni umushuti wanjye wigize ko mumbwiraho ugakeya tell me baby what's going on uri kunyicisha amatsiko nyine umva mubwira yagize ikibazo nyine kimuremereye
none nyine yabonaga na boyfriend wiwe na boyfriend wiwe yamwirukanye kandi nta nafiteho kuba rero yamugisha ariko nabaza arambwira ngo namubariye nyine akaza akamara hano iminsi 3 akaba ashaka no kuba nambwiye ndanza mubaza akaza akamara hano iminsi 3 yonyine no nabikwemera akaza hano nkajya mbyuka ngiye mu kazi nkamubona nkagaruka nkamubona nyine 3 days gusa oya sheri ntabwo icyo kintu ntabwo nakikwemerera ibyo bintu urabizi ko ukuntu nteye urabizi ko kuva kera sinya nkunda akavuga ikindi kandi ibyo bintu none buretse ibyo bintu bijyanye no kumbwira kuzana umuntu kuba hano urabizi ko ibyo bintu ashobora kubikwemerera habe na gato ntabwo ngiye nshobora kwihanganira kujya gusa mbyutse ngasanga nambaye isume ngasanga umuntu arambonye ntabwo ibyo no Mr. Itatu yonyine sheri ibyo bintu urabizi ko bidashoboka ibyo bintu urabizi ko ntabikwemerera bose ntabwo ndi umukozi ukiza mu kazi aka kazi ndakazi kandi nkamazemo imyaka myinshi kandi kuva nazamo ntabwo urambona nikosa habe na rimwe so ibintu nakoze mbifite proof iyo proof iri nyereka nyereka iyo proof uvuga umuntu nkawe utarigeze ubura ikintu hano muri iyi kampani yacu ukaba umujura bigezaho nyereka si ibyo wambwiraga ngo ugiye kunyereka mva rero James bose nta kintu wewe ndavuze ngo nta kintu na kimwe ufite cyo kumbwira rero fata buri kimwe cyawe cyose usohoke ikindi kandi konti zawe zose ziraborotse ibyangombwa byawe byose turabifite hano nta na kimwe tuguhereza konti zanjye mwaziborotse se kubera iki ariko bose ntabwo fata buri kimwe cyawe cyose hano uve hano gira vuba se bumbafu wewe ndava hano usohotse niwe ntegereje mujura gusa gira vuba usohokera muri ofisi bose reka duhamagare Musa niwe wanzaniye ziriya dokima nzisinyaho reka tumuvugishe menye neza ukuntu bimeze niba harimo ikintu kirimo mistake uko byaba bimeze kose ubwo yabaza ukuntu bimeze wewe ibyo mbwira nta na kimwe bindeba bose reka muvugishe banza wumve akanya gato ngiye kuririmba gutandukira nze kugaruka nsanga utakiri muri ofisi yanjye bose iyo uretse kujya kuririmba Musa, please mbabaruze. Yes, ndagukeneye mbere mu office. Aka kanya please. Oya nta bintu byo gutinda, niba uri busy ibyo bintu byihorere, dufite ikibazo cyihutirwa hano kuri office. Yes, aka kanya mbabaruze. Umushuti wanjye ngo yabase ni mutero imisto kuba ari umushuti wawe nta yindi famiye agira ku buryo yajya kuba muri iyo famiye hano niho hantu abonye yaza kuba no nyine ubwo kugira ngo ajye kumbwira
kugira ngo ajye kuvuga ngo nyine ngera namufashe sibyo nuko abona ko nta indi option ubwo agiye ameze nabi yaramumagara mbwira ati mbona ndakwinze ntabara menya hariya namukubise sinagusa ariko nyine kuko yumviye ko mwana navuze rero meze ngere mu rugo mvugishe boyfriend wanjye then nabyemera ndakurekuza please ibi bintu by'ubushuti by'ababesto mwihaye ibi bintu uramwizeye ko ari umukobwa ufite umuco ku buryo atazazana ibibazo uramwizeye neza mbwira no njye ntabwo nzi imipango yawe bebe ushobora kunzanira umuntu hano ngaha ngo ndamwemeye araje ugasanga atangiye kuntega imitego hano uramwizeye gutega imitego we ntabwo wizeye uretse azakugusha no ntabwo ari ikintu nshatse kuvuga ngo ariko icyo nshatse kukubaza wowe uramwizeye ko ari umukobwa ufite discipline ku buryo atajya kujya muri izo ngeso abakobwa urabazi nyine okay nawe njye nizeye wowe I don't trust her I trust you kumuhe iminsi 3 haba habaye iki 3 yonyine haba habaye nyine nawe wirinde nimba uzi ko wazaga muri sako none ujye uva mu cyumba wambaye wikwije nimba uzi ko nyine just 3 days baby 3 days please only 3 days ntabyo kuvuga ngo icyumweru ngo umunsi wa gatatu urageze ngo baby ngo urabona ngo naga arabona ajya kuba iminsi 3 niyo mbwiye 3 days urabizi yuko nta kintu wansaba ngo ujye kwimeshera urabizi yuko kabisa aho kugira ngo ubabare sibyo umushuti wawe nta kibazo yaza akaba mu rugo iyo minsi 3 nta kibazo ko pasinizarenga sibyo urabizi yuko kabisa sinshaka umuntu uza kudusenyera njye nawe subiza sinshaka kavuyo muri mariage yacu sibyo njye ndashaka miyenju odore nta nubwo turanajya naka ibaze hagize umuntu uza kuducanga akatuvanga mbabarira sinshaka kugomba sibyo okay nta kibazo nyinda bikushimire thank you so much yeah I love you naraguye mu mwobo ubundi uyu muntu afite ubuzima ufite ubuzima bwuzuye byibuze ntabwo wajya gusinzirira mu cyumba gusinzirira mu ntebe mu ntebe wait reka ndeke ibyanjye ako soso ntabwo ujya utekereza byibuze yuko wabyaye n'umwana ukamutwita amezi 9 mu byo umbwira kubyara ntabwo birimo ahubwo uri umubyeyi wacu udashobora no kugira ayo ni amaraso yawe ntabwo ari amaraso yanjye aya ni amaraso yanjye nawe yawe uze ko nibyaranye niteye inda ndibyarira iryo ni nikosa nakoze rikomeye mu buzima ako bebe byibuze wagerageje gakeya ukibuka ibihe twacanye ukibuka ukuntu twafayitinze turacyafite amahirwe yo kuba byibuze wangabanyije n'urusaku mu matwi ubu njye kuba muri hoteli ariko no kuvuga bisigaye byitwa gusakuza kubera yuko nabuze akazi kubera yuko ibintu bitagenze uko twabiteganyaga ubu ngubu nabaye umusazi nabaye igicucu
nabaye mayibobo nabaye umusore w'umukino none nta nubwo ugishobora kuvuga n'izina ryawe please sibyo ese kamera sinari ndi umuntu ufite umutima ubu batumijeho inama y'abagabo wayijyamo subiza icyo kibazo batumijeho inama y'abagabo ubu wakaraba ukajyamo ndakubajije batumijeho inama y'abagabo nyine wakaraba ukayijyamo ndi umugabo kandi ndi umubyeyi no wakaraba ukayijyamo ukavuga icyo ufite iki cyo kubwira abantu uretse kunduhira mu matwi gusa so ndi kuduhira ntabwo ndi kuvuga isinzire nabonye ari byo ushoboye akazuzo ndi kinagukoze ku buryo wafata gutya nubwo ngo ngewe nawe ikintu twari dupfanye nuko nawe mfite amafaranga tuzo basi fata umwana uvunse sibyo kuko n'amata yayanze babe so fata umwana byibuze umuhibere umunsi wajya ukamujandikira se amata ukamuha akanywa nimba ari no kujandika uko bategurira amata umwana njyewe yanze amata njyewe nkuremo ibere njyewe ngo nonse umwana umushyire ku munwa wakamwotsa mama we nta mabere ugira soso urimo kumbwira gutyo uribuka yuko mama wanjye atakiriho ibyo ntabwo bindeba wa musazi se we yagiye inzozi zanjye wishe ntabwo mba nsa gutya ntabwo mba ndahano abandi bakobwa twavukiye rimwe icyakubwira aho bageze ndi mu buzima wagira ngo ngikuze akasoso mbawe mubwire byibuze ikintu kimwe cyonyine gituma ongera gutya tuzo ni iki nagukoze ni iki nakoze ku buryo ngiye nkwiriye kubona bino bintu mbawe mbwire ikintu kimwe cyonyine ikosa ryonyine nagukoreye wari uzi n'ibindi nanze kujya muri hoteli kugira ngo babagabo bose mwakoranaga mu kazi batabona ko umugore wawe ari muri hoteli ukomeza kundohera mu matwi njyewe ndagenda nyine byibuze mbawe mbwire ikintu nagukoze ikintu kimwe cyonyine nagukoze gituma ongera gutya gituma unyicira kurwara nk'inda azifu ntigeze mba umugabo wawe azifu utigeze umbyarira wambeshye imitungo udafite soso nta kintu na kimwe nigeze nkubeshya ibyo nakubwiye byose nibyo wabonye ndetse niba wari ufite ibindi bintu wexpectinga utigeze ubona kandi ntigeze nkubeshya